Ubutumwa nagenera abaturage b'akarere ka Rwamagana ni ubutumwa bubabwira ngo buri wese yaba intwari kandi ubutwari buraharanirwa. Nanababwira ngo buri wese arebe icyateza u Rwanda n'abanyarwanda mbere yo kwirebaho wenyine cyangwa kureba icyamuteza imbere, kuko ushaka kugera bugufi yirukanka wenyine, ushaka kugera kure ajyana n'abandi. Ifandwa TV, Factory Rwamagana TV. Twitegereje neza tukareba aho u Rwanda ruvuye naho rugeze kuri uyu munsi, tukabona uburyo abanyarwanda babanye, uburyo abanyarwanda bakorera hamwe, ubona yuko hari intambwe imaze guterwa nini cyane. Kuko kuba intwari ni iki? Kuba intwari ni umuntu usanzwe ariko wakoze ibintu byo bidasanzwe, cyangwa se witangiye abandi akirengagiza inyungu ze bwite, ahubwo agaharanira inyungu rusange z'abantu benshi. Iyo urebye rero uburyo abantu barimo gukorera hamwe mu matsinda, ukabona ukuntu barimo gukorera hamwe mu makoperative, ukabona ukuntu ari gukorera hamwe mu bijyanye n'ibikorwa by'ubucuruzi n'iterambere, ubona yuko abanyarwanda hari intambwe nziza bamaze kugeraho yo kurenga kureba inyungu z'umuntu ku giti cye, ngewe nyine. Ubona hari intambwe nziza yatewe, bamaze kuharenga, ahubwo ubona bareba icyo twakwita inyungu rusange igifitiye abanyarwanda benshi akamaro. Ni intambwe rero nziza tubona dukwiye kwishimira nk'abanyarwanda. Ni ubuhe butumwa bw'umwihariko bugenera abatuye akarere ka Rwamagana nyuma y'imyaka ingana gutyo u Rwanda rwibohoye, noneho n'icyerekezo ruganishamo wenda nk'akarere, icyo twagira ngo ugire ubutumwa mugenera abaturage? Ubutumwa nagenera abaturage b'akarere ka Rwamagana ni ubutumwa bubabwira ngo buri wese yaba intwari kandi ubutwari buraharanirwa. Nanababwira ngo buri wese arebe icyateza u Rwanda n'abanyarwanda mbere yo kwirebaho wenyine cyangwa kureba icyamuteza imbere, kuko ushaka kugera bugufi yirukanka wenyine, ushaka kugera kure ajyana n'abandi. Iyo abantu rero umuntu yumvishwe inyungu rusange asangiye n'abandi arizo yashyira imbere akajyana n'abandi, tuba twizeye ko azatera imbere ndetse agateza n'abandi imbere. Nababwira rero ngo nibaharanire inyungu rusange kurusha uko baharanira inyungu z'umuntu ku giti cye. Ngira ngo mwagarutse cyane ku rubyiruko, narwo ni kimwe imwe mu ngingo mwakomojeho. Hanyuma urubyiruko ni iki murusaba ko ariyo maboko y'ejo hazaza? Ubutumwa bw'umwihariko mwabwira? Icyo twasaba urubyiruko ni ukureberera kuri bakuru babo, ku babyeyi babo, ku bakurambere bacu bagiye bagira ubwitange bukomeye, bakarebera ku butwari bw'inkotanyi. Bari abana bakiri batoya b'urubyiruko abenshi, baritanze bemera no kumena amaraso yabo, kandi bari babizi neza ko urugamba bagiyeho bashobora kuhasiga ubuzima. Icyo tusaba rero urubyiruko ni ukubareberaho nabo bakagerageza kugera ikirenge mu cyabo, bitangira u Rwanda n'abanyarwanda n'inyungu rusange z'abanyarwanda. Icyo ni icya mbere. Hanyuma icya kabiri tubasaba ni ukuvuga ngo hari icyo abo bakurambere bacu bitangiye bakanakigeraho. Uyu munsi u Rwanda ruratekanye kandi ruteye imbere. Icyo twasaba urubyiruko ni ukubungabunga biriya byagezweho kugira ngo bitazahungabana cyangwa se bikangirika. Murakoze.
wa Kigabiro. hanyuma umunsi w'ubutwari usize iki kuri mwebwe, ni iki mugiye kwigisha abakiri batoya kugira ngo ubu butwari buzakomeze abumvisha amateka y'abagize uruhare wenda mu kubaka igihugu n'ibindi bikorwa by'ubutwari, uruhare rwanyu nk'ababyeyi by'umwihariko abategarugori? Uruhare rwacu nk'ababyeyi by'umwihariko abategarugori kandi nk'umurezi ndi umwarimu, dufite uruhare runini cyane kwigisha urubyiruko ko ruduca mu biganza ari rwinshi. Ibikorwa by'ubutwari ni byinshi, tuzabafasha gusigasira ibyagezweho kandi twifuza ko igihugu cyadufasha gusubizaho amatorero yo hasi mu mpinja mu byiciro bitandukanye, kuko mpamya ko urubyiruko rw'u Rwanda rwemeye kwitangira igihugu rwagiye rutorezwa hasi rukura rukunda igihugu. Nifuzaga rero nk'umunyarwandakazi nk'umwarimu ufatanya n'ababyeyi bagenzi banjye ko twashyiraho aya makarabu y'abana bato guhera ku myaka 6 kuzamuka mu byiciro byabo kugira ngo bakomeze kwigishwa bijyanye n'imyaka yabo. Murakoze. Mubona bitera ingaruka ki kuba nta matorero ayo ngayo ariho? Kuba nta matorero ariho nta ngaruka wenda ziragaragara, ariko bikwiye kujyaho kugira ngo habemo gusobanukirwa mu buryo burambuye. Nkanjye mpamya ko ibyo nzi byinshi nagiye mbimenya nkiri muto, nkomeza mbyubaka kugeza ubu ngubu. Nifuzaga rero ko ayo matorero y'abana bato kugera mu byiciro byose kugeza mu myaka mikuru yajyaho kugira ngo dutozwe ubutwari. Niho wakwigishiriza umwana kwirinda ibi byose ubona byangije igihugu, ibiyobyabwenge n'ibindi byinshi biba mu rubyiruko. Hashyizweho amatorero ku byiciro by'imyaka y'abana, mbona byaba byiza kugira ngo ubutwari bw'abanyarwanda budasubira inyuma, abana bari mu mico mibi, ingeso mbi, ubutwari ntacyo bwaba butumariye. Murakoze. Hanyuma duharanira iki kugira ngo mu by'ukuri dukomeze uru Rwanda urunguru dufite ruzira intambara, rurangwa amahoro? Dukora iki kugira ngo dukomeze Murakoze cyane. Ni ugukomeza n'ubundi gukangurira abanyarwanda, tubabwira ibikorwa by'ubutwari byagezweho, tubibaganiriza cyane, tunamanuka nyine uko nabivuze mu rubyiruko ko nizo mbaraga z'igihugu. Babonye ko n'uyu mwaka byabaye akarusho, bazanye urubyiruko rwinshi hano kugira ngo bumve iby'ubutwari. Hari ababyumva muri radiyo, babyumva bagenda ntibamenye neza isoko. Ndumva rero ari ubwo butumwa bidusigiye uyu munsi. Nabonye ari umunsi mwiza utandukanye n'indi wenda n'indi yari myiza, ariko harimo akarusho k'urubyiruko ni rwinshi kandi babonye ko rwishimye. Murakoze. Ifandwa TV, Factory Wandwa Magana TV.